Shalom ni CK Clapton Kibonge muri Golden K Technology. Uyu munsi nanjye ngiye gutanga ibihembo ni byinshi, buri munsi babahereza biba bitandukanye, ariko uyu munsi igihembo nyamukuru ni smart watch. Tubibutse ko ubundi dutanga ibihembo bitandukanye birimo ama ekuteri, iPhone 11 Pro Max, hakaba n'ama smart watch, hakaba hari ama laptop muri iyi nzu, hari ama ekuteri manini yo mu ndege n'ahandi hose, hakaba waberetse amaradiyo ya GBL n'ibintu bitandukanye, ariko byose ibyo binzanye uyu munsi nje gutemba umunyamahirwe ugiye gutsindira smart watch. Uwo munyamahirwe yava he? Ni mu bantu badufollowinga kuri account yacu Instagram. Ngaba hano buri muntu imbere ye hari nimero, mukanya ngiye zunguza udupapuro, inimero iri buhure n'umuntu hano arabatsindiye igihembo cy'uyu munsi aricyo smart watch, ku buryo ajya yitabira. Aro umeze mutese, reka turebe uwo muntu. Ninde utsindiye smart watch? Ni nani? Who is this one? N'uyu nguyu. Iyo nindera ni kangahera? 16 ngo uyu hano yitwa Aimable champion koko 16 atsindiye smart watch. Ngiyi smart watch ya Aimable imeze bitru wiyumva gute? Tugiye guhita tukwandikira muri message, hanyuma nawe udusubize. Uhawe icyumweru kimwe kuba dusubije ubutumwa bwacu ukagezwaho igihembo cyawe. Nutinda ubwo icyumweru gitaha turagihereza undi muntu, ariko twe tubereye hano ku bwanyu. Golden K Technology, ibihembo biri hano biratandukanye, nakubwiye birahari, izare iPhone, hari amaradiyo, hari laptop, tuzajye tubahemba buri munsi. Icyo usabwa ni iki rero? Kora follow, bwira mugenzi wawe akore follow, Yes, turabasuje cyane, twongeye kubifuriza igitondo cyiza rero, igitondo cy'umugisha kuri mwe wese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Muri rusange turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi tariki 19 z'ukwezi kwa 11, turi mu mwaka wa 2024. Tuzindutse muri studio ikitaraganya kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, akora amakuru n'ubundi y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho imbone zacu ndetse rwose na kamera zacu ndetse na drone byacu byose twamaze kubyimurira. Turaza kugaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ikaba yarabereye hano muri za Sake, indi mirwano ikaza kubera hano muri territoire ya Rubero, ndetse tuze gusimbukira muri territoire ya Warikare ndetse n'ahandi hose. Turebe uko ibintu byari bimeze ku munsi w'ejo. Bure neza sina makosa. Yes, bwakeye neza fighter. Urakomeye. Meze neza rwose. Umeze ute? Ewana ni fresh. Hanyuma se niki wateguriye abadukurikira cyangwa se abakunzi bacu? Yes, abadukurikira turahera ahanga muri territoire ya Masisi, aho rwose wazarendo ndetse na FARDC batari gucana uwaka rwose muri territoire. Ubona ko ibintu byamaze kuba bifata indi sura, ubona ko rwose abagabo batari gucana uwaka naka na gato. Ese bari gupfa iki? Ibi nabyo turaza kuba tubirebaho. Turasimbukira ahanga mu mujyi wa Goma, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Mu by'ukuri bakubwira ati rwose M23 hari igihe buzajya guke tugasanga basesekaye muri uyu mujyi, ni nyuma yo kubasirikare bari muri uyu mujyi bakomeje kugenda bawuvamo. Muri rusange turagera Rubero, tubabyire rwose ahantu imirwano yakomeje kugenda ibica bigacika, dore ko M23 rwose ikomeje kugenda ivuna umuhe ikongerwa undi. Dore turagaruka rero no ku modoka ebyiri zabashije kuba zatwikwa na FARDC, ese zatwitswe nabande? Inkuru yo rwose, inkuru yamaze kuba kimomo, navuga ko FARDC ubona ko iri gutangwa impande zose, nivuga ngo impande zose mu byumve mone ko itorohewe naka na gato. Muzi ko muri Kivu ya Epfo naho mba mpafite amakuru yaho, naho za Minova turagerayo tubabwira uburyo situation ya Minova hameze, yewe na za Bukavu naho uko hahagaze. Urumva ko amakuru ni menshi tubafite muri iki gitondo. Navuga ko abakunzi bacu icyo tubasaba ari ukudutega umatwi bakadutiza umwanya, ubundi natwe tukayibavira imuzi n'imuzingo. Hanyuma ku rundi ruhande ariko abantu mutwumva mutarakanda kuri subscribe ni muyikandeho rwose kugira ngo namwe muzajye mubona amakuru ku gihe, amakuru azira ibihuha ndetse n'ibinyoma. Twihute cyane rero munyemerere mu by'ukuri duhere hano muri territoire ya Rucuro,
aho twamaze kumenya neza rwose bidasubirwaho confirmed ko abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo ndetse yewe na FARDC ngo barimo barinjira muri ibice ariko ngo bakaba bari kugenda bambaye civile. Barimo barinjira rwose barimo barikusanyiriza cyane muri ibice by'umwihariko hano muri amashyamba ariko bakajyayo bambaye civile. Nubwo ngo M23 icyo basabwa niki nuko bagomba kuryamira kuba tayari cyangwa se kuba maso bagatangira kugenzura aba barimo kwambuka bava Igoma bagiye bambaye civile nk'abaturage ndetse n'abari gukoresha imihanda bajya za Kicanga iyo mihanda nyine bakajya muri izo eneo kuko ngo hari kujyayo benshi cyane. FARDC ngo mu buryo bwo kuzahura ibijyanye n'icyo twakwita mu by'ukuri G2 yabo cyangwa se ubutasi bwabo ngo abasirikare benshi nkuko ngo M23 nayo yirirwa muri umujyi wa Goma nabo niko bari kwirirwa muri biriya bice n'ubundi M23 irimo kugenda iyobora ariko ngo akaba ari kubyirwamo bambaye civile gukora uturimo tworoheje tw'amaboko. Yes, ibintu twagiye tubona kenshi mu by'ukuri aho abasirikare ba FARDC babuze uburyo bagera mu bice M23 mu by'ukuri iyoboye tukajya tubona bakoresha uburyo bwo kuba bagenda ari mu buryo bwa gisivile yaba ari imyambaro gisirikare yaba ari intwaro bakazisiga mu gihe basipoza yuko ari igihe cyagera bakohereza y'intwaro kugira ngo bazigrupe cyangwa se bazikusanye babe babona uko batera M23 nubwo fighter ibintu bitagiye bibahira dore ko igihe babigerageje cyose twagiye twumva bamwe baragiye bafatwa abafatiwe bitazamuhongozi ubu abandi bagenda bafatirwa za Gicanga tukumva abandi ngo bafatiwe hano za Kirorerwa mu by'ukuri ubona ko ngo nabo bakomeje kugenda bohereza abatasi babo mwabira bice M23 irimo ariko tukibiza tese kuboherezaho ni kimwe ariko no kugira ngo babe bagezayo ibikoresho kugira ngo bazabone uko bahangana na M23 nacyo ni ikindi tukibaza ngo rero ese koko ibintu bizaba bihira abasirikare ba FARDC ndetse n'izi FDLR zikomeje kugenda zigira mu bice M23 irimo nyamara nta bikoresho bajyanyeyo ese ibintu koko byabahira ubona ko nibyo bakomeje kugenda bikaza nukuvuga ngo urebye icyo barimo gukora n'ubutasi kandi burya nyuma y'ubutasi hari n'ikindi kintu gikorwa niyo mpamvu ndimo ndavuga nti M23 nabo bagomba gufunga kuko burya ngo umwanzi iyo umutindanye rwose bavuga ko rwose ngo nawe agenda kwiga akiga amayere ku buryo rwose urebye n'abashobora kuba yaguca muri humye. So icyo bisobanuro ni uko urugamba muri iki gihe rurimo gutinda cyangwa se M23 ri kugenda itinza kuba yakuramo ibice bigiye bitandukanye ni nako FARDC bari kugenda biga nabo ubundi buryo bagomba kwa rwose bayivuguramo urugamba. Muri ubwo rero urumva ko ubutasi bwabo niyo batangiye ngo babwiye abasirikare bari hano Igoma uzaba akeneye uruhushya wese rwo kumujyana muri biriya bice ubu ngubu ngo bararumuha bataniteye ko ashobora kuba yajya ntanagaruke akigira muri M23. So rero ngo ariko ngo bakabiha impushya ngo abo bizeye cyane abinkora mutima nabo bakagenda bakamanuka bakajya gushakisha amakuru cyangwa se gukora ubutasi. M23 rero mu by'ukuri muze kumenya abo bantu muri kubona bari kuza bafite ibicuruzwa ukabona rwose bamanukanye nk'ibintu runaka nk'umuzigo runaka aha bose ntabwo ari kuba bari kuba bakunze ibyo bice ahubwo abenshi muri bari kuba baje gukora ibijyanye n'ubutasi mu by'ukuri muri rusange nguko rero ibiri kubera hano muri za Rucuro ubwo no mu bindi bice birimo nuko nguko biri impamvu wenda nari manukiye muri Rucuro nuko drone yanje cyangwa se isoko y'amakuru yacu iri guturuka hehe hano muri Rucuro muri Rucuro rero kandi mu by'ukuri nkuko amakuru arimo kutugeraho n'ubundi nuko za FDLR zimaze iminsi ziri kwikusanyiriza hano muri Parike Nationale ya Virunga ubwo birumvikana no hafi na groupement ya Tongo. Amakuru mfite nuko rwose M23 nabatangiyeho ibikorwa bya operation zidasanzwe ikaba yiriwe ejo ku munsi w'ejo rwose iri kubakiniza icyo bita ibari. Uzi ikintu bita ibari ikibare kubakinisha ibari yiriwe rwose bari kwirukanka ivumbi riratobo. So rero urumva ko ibintu ku munsi w'ejo ntago byari byoroshye byari bicika usibye rero kuba ibingibi ariko nawe banza ucishemo inkuru de. Yes, kamba kubite breaking news mu makuru rwose angeze ngewe mpengereza muri drone yanjye rwose na makuru angeze ariko mu by'ukuri ubona ko ari amakuru ashobora none kuba yaca kwibyo bimodoka
ya imodoka byatwitswe dore ko ibyo imodoka iyi braking niyo mpamvu breaking mu buriya kanya mbese ndeka niyo mpamvu buriya mbese ndeka kumva kavuga reka ngo umwanya buriya hari igikuru mva kumva kiraremereye kuva kiraremereye kavuga uti iki gikuru tukahita tukivuga zana tujye kuri icyo kimodoka kuri ibyo bimodoka yes reka tujye kuri ibi modoka rero bw'iyi nkuru ndaza kwiba breakingira mu kanya rwose ni mube muri kora za like ariko muko nakora share ubundi rwose naho nzi ndi kubakubita za breaking news rwose zigezweho muri urukerera navuga ubona ko rwose bugiye gucya izi modoka rero fight akaba ari imodoka ebyiri za FRDC zari ziturutse ahangaha muri uyu mujyi ukomeye wa Butembo zari zirimo abasirikare ndetse rwose harimo n'abasirikare bakuru ko ntanze kwinjira muri Butembo naho ko imirwano ku munsi w'ejo hari imirwano rwose ubwo turabihuza twinjireyo ntari izi modoka rero ngo nyuma y'uko zari zerekeye Rubero ku zone izi modoka uko ari ebyiri amakuru mfite ngo yararimo umukuru utabashije kuba yatangazwa amazina ye kuko FRDC yabigize ubwiru zigwa muri ambiscade zagwe muri ambush ikomeye yabo bita abanaru muri ambush ikomeye abanaru ni mugenga aba banaru bamaze iminsi bari guhigwa na UPDF ndetse na FRDC muri operation yabo bagize ute bise shuje ibi rero ngo ntabwo aba banaru ngo ndavuga ADF naru ntabwo bigeze mu by'ukuri ngo bishimira iyo operation yakozwe na UPDF ndetse na FRDC yabamazeho ngo yarabashegeshe ku rwego rukomeye ariko bivuga ko bahari n'abagore bari barafashwe n'iki byose bakabakomoza ubwo rero abantu bari kwihimura kuri FRDC abantu bari kwihimura rero kuri FRDC bateze ambush ikomeye cyane izi modoka ngo zari zirimo n'umusirikare w'umukoroneri banze gutangaza amazina yo kugeza ubu ngubu aya turayamenya ni ntagera igoma cyabikurikirana rwose itoroshi ryanjye kugenda nditungayo nubwo babigize ubwiru drone yanjye yamaze kwasesekara yambye ko rwose mu masaha ari imbere muri update time dushaka kuba turi kubehereza iki ubweno izi modoka rero ngo zari zije hano muri Rubero ziturutse Butembo ariko fata amakuru naje kugwaho ngo abari bazirimo bakaba ari abakuru bari baje gutanga icyo bita mitingi cyangwa se bari baje gutanga amabwiriza amawayiza ku basirikare bari hano ku mirongo y'urugamba muri Rubero ibiro byaje kumenywa n'izi nyeshyamba z'aba ADF naru ziravuga ati aba bantu ibyo badukoreye twebwe nta kuntu twabihimuraho natwe tukaba twakoramo n'abangahe none natwe tukagira ute tukihorera atereka tubakoremo akazi tubakoremo iki akazi izi modoka rero ngo zikijya kwinjira muri Rubero izi modoka zari imodoka ebyiri ariko imwe irimo umukuru ngo zari zirimo n'abasirikare batari bakeya ikintu aba bantu bari bakoze izi modoka bahise bazirohamo amakompora imodoka rwose nabonye na drone yanjye inyohereza n'amafoto hano bakubwira yuko nta wigeze agira ute aba no gusimbuka ngabe yajya kuba ari iki inkuru ambush ariko wowe byambush ntago bizi nta wabashije kuba ambush bisaba kuri umuhanga kugira ngo uyicike nta wabashije kuba yagira ute yasimbuka ngo ajye kubara inkuru kugira ngo ucike ambush nuko iyo ambush uba uyigezemo nibura ukayikebuka ukayibona ko wayigezemo ukabasha nibura bakafungura umututu wamaze kwitegura wasimbutse wibanze babyita kwigobotora wigobotoye urakoze cyane nibura niho mu by'ukuri ze ambush ugera urokoka naho ubundi ambush uguyemo ukayigwamo uyiguyemo bagafungura sefu rwose bamaze kugera ndani ukidabadaba nyine ukizuyatuzuta ubwo buri mu kamashu babirangiye usibye kuba bakubabarira gusa wenda ukamanika amaboko akagutoragura ariko nta kintu n'iki na kimwe ushobora kuba wakora hatazagira n'ukubesha niyo mpamvu bakubwira ngo urokotse ambush abari inkuru babita barame n'umurame uwo ngo rwose iyo muhuye icyo gihe hari n'igihe ngayiro ko kugasanga ngo yarahahamutse yarwaye trauma kuko ambush itegwa n'abantu batari munsi ya 15 urumva cyangwa se 20 n'igihe bagutega ari nka paratuni bakagutega ari benshi biterwa nuko bazi ngo muri buze bashaka kugutega ari nka 30 bashaka kugutega muri bari nka 40
none rero ibaze naho imitutu y'imbunda igera muri 40 bayikwerekezeho yose kuri ruhande aho ijuru rihita rikugwira my friend icyo bita gupepeta baragushwajaguza kubita bakarasa amatwa akagera igihe rwose naho ukagera aho ukiyanga injereri zikavuga ukumva my friend ibintu bijyanye n'ambushi si utayiza arayibarirwa ambushi si ikintu kabisa. Ubwo rero ikintu bakoze rwose bahise batega ambushe dore ko rwose amakuru nabo bari bayafite bakimara rero kurasa izi modoka ikintu bahise bakora ntabwo fayita ngo bahise bagenda dore ngo ko bari bazi yuko aya makuru namara kumenyekana hashobora kuza abandi bagiye gutanga musahada nabo bakaba bagwa mu yindi ambush. Ariko buriya ambush mu kinyarwanda si nko kubira kwa kuntu umuntu ashobora kukubira akagutikura ikintu ambushi ni ugutungura ni umutego ni terime y'igisirikare ubwo no muri terime ya gisivile ni nko gukubira cyangwa se kugwa mu gicu nuko kubira ndakurahiye rero buriya bakubiye ntabwo ntiwavamo umuntu wakubiye uzareba umuntu wakubiye biba birangiye kaba kabaye rwose rero nabyo nuko byagenze. Ikintu bakoze rero abari bari hano Rubero ku zone bategereje ko izi modoka ziza kubageraho baraheba muri titire ndandikaho aka karunda kandikaho 23 yubiriye nako abanaru bubiye ariko se si nko kubira ntabwo babashobora abantu ntabwo bashobora fari bura ikintu njya bura kubira usibye kubira gusa ukubira no kukugwa gitumo bura abantu babubiriye na ya operation rugiye kuza kutubyira muri Rubero M23 yabaguye gitumo irayo ni gitumo babaguye gitumo ya gitumo ya wamugo bitaga bucket nuko twagiye. Ubwo rero kuva fighter bategereje mu byukuri bategereza ko izi modoka ziza kubageraho baraheba baza kumenya ko amakuru rwose abantu baje kuba babatega ambush ikomeye cyane dore ko amakuru mfite ngizi modoka rwose zitari ziri munsi zari zihetse abasirikare batari munsi rwose ya 40 ubona ko batari bakiya mu byukuri bari benshi ariko bitewe nuko hari abari bazi ko ngo hari umutekano usesuye k'abantu bari kure cyane ndetse ko baziye mu M23 kitaragira mwabira bice wabona ko bafite umutekano uri safe ubona ko ariyo mpamvu abantu rwose babubiriye nkuko fighter ari kubivuga bakaba babagiye mu budehe bakabica mu byukuri ku buryo hatabashije kuba harokoka numwe. Ibi ngibi bigakurikira iki bigakurikira imodoka nyinshi cyane ziri imbere yabo zari zatambutse zo kare zikore ibikoresho biremereye bari kuzana anga Rubero ku zone bitewe n'iki bitewe nuko bakomeje kugenda navuga bategura urugamba hirya no hino ubona ko n'ibikoresho bari kugenda babyegereza abasirikare bari ku mirongo y'urugamba nubwo bigomeje kugenda bigira ute binanirana. FRDC rero ikaba yiyambaje navuga UPDF ubwo ni barabasirikare ba Uganda bavuga ati nyamuneka na hano banarubaje ati na hano bahageze ati na hano bahageze ati nyamuneka murebe ukuntu mwadutabara bura ikintu namaze kumenya bakubwira ko FRDC ngo yonyine ntabwo yahangara iyi ni bagatwe gato bakarinda ibigo. Ubwo rero ngo aba bana rubashoborwa burya na UPDF ngo usanga ari bo bari imbere cyane bari kubahiga ngariko ahantu UPDF itari arega buriya UPDF baba profisi bo bagenda muri operation shuje ariko bagiye kwihimura ku mwanzi bagiye kwivuna umwanzi babagira ngo atazanagaruka kabateza ibibazo bagiye kwivuna umwanzi niyo mpamvu baba bari imbere cyane. Yego FARDC rero yurumva nta nicyo babiyibwiye nukugira nyine ngo bakore operation gusa nta kindi kiremere baba barakora kuko inyeshamba zirimo hariya ni nyinshi cyane. So rero ntabwo ibyo ngibyo ntacyo biba bibabwiye nuko nyine nukubahiriza amasezerano nguko rero ukuntu byagenze rwose ubona ko rwose hano aba bana nabo bashobora kuba bagabwaho ibindi bitero ariko mu byukuri abakuru dukesha drone zacu nuko bamaze kuva hariya nyuma yuko bamaze kumenya yuko hariya hagiye gukorerwa ama operation bahiga abanaru bateze iyi ambush ikomeye yagwemwe abasirikare batari bake aba FRDC tukibaza ati iyi FRDC mu byukuri yaba ari abanaru ko batayoroheye yaba niyo bari ubwo ndavuga hano za Rubero ubwo hano za mu nkengero za Kirumba naho ko bitoroshye ese koko izi FRDC ziri gukubakubwa n'iyi mitwe ubona bari kujya hirya bakabakubakuba
bagaruka hino ya 23 ikabakubakuba ubona ko mu by'ukuri nabo ntabwo borohewe n'agato muri rusange. Aba na rero nabo bakaba bamaze kwigamba iki gitero baravuga ati rwose ibi bintu ntimugire ngo hari abandi babikoze ni twebwe baravuga ati rwose nitwe twakoze biriya ati kandi tugomba no gukora n'ibirenze biriya igihe muzakomeza kugenda mutugabaho ibitero muri rusange. Ni mu gihe twari tumaze iminsi rwose tumva abanaruba hari icyo bakoze dore ko bari bamaze iminsi bari guhigwa ariko ubona ko ubu ngubu noneho nabo ngo bashobora kuba bariye ubudasekuye bashobora rwose kuba umvuga ko bariye ubudasekuye bari ubudasekuye nabo bari guhiga FRDC bukware bara ko FRDC anira ginyura hose iragenda iri kuyemba bitewe nuko hose bayitagatanze ntago ari buze kuba byayorera muri rusange. Tubyira ibyanga muri Kirumba tubihuze n'iyi nkuru rwose yaba FRDC. Yes, ni nyuma yuko ku munsi w'ejo bundi hashize twari tariki birumvikana 18 mu rucya rwo ku tariki 18 nibwo nabatangarije mbabwira ko mu by'ukuri muri Rubero hano muri ahitwa muri Kirumba ahanga ngo M23 yahajyanye abasirikare benshi cyane, ndetse nyuma yuko ihajyanye abasirikare benshi cyane inkuru iza gutaha muri hano muri Rubero muri Butembo. Abanyabutembo ro bakaba baragaragaje ubwoba ndetse bwishi cyane bitewe nuko M23 bumvaga ko yaje ndetse ngo nta cyizere bafitiye iyi Wazalendo irimo hari yakwari kishobora kuba yabafasha. Cyo kibaradagazwe cyane rwose nkuko amakuru agendaga tugeraho. Inkuru itugezeho cyangwa se inkuru yaraye itugezeho masaha y'umugoroba yatugezeho nuko ku munsi w'ejo nyuma yuko rwose bari abasirikare ba M23 bahageze ku munsi w'ejo biri batigisanya biri bakubitana. M23 yahise ibatangira n'ubundi rwose ntigeze ibaha umuda wo kugira ngo bitekerezeho, kuko rwose ku munsi w'ejo ngo yabatatse n'ubundi muri twa duce bamaze iminsi bipanzemo, dore ko ngo bari baramaze kuzana n'abagore babo rwose bari hariya aho rwose ngo barameze nk'abatuye hari amazu abaturage bagiye bavamo sina makosa bahunze hari abatumazo abaturage bagiye bavamo aba rero ngo barazunguka inzu ugahita ugenda ugakuraho urugi ugahita winjiramo ukayibamo. Hanyuma ngo bari barazanye abagore babo nibo bari bituriye hariya ku buryo 23 yakubitaga bagahunga, yarangiza yagera iyo ngiyo ngahita akora bwije ngahita akuramo nk'imyenda akayisiga iyo ngiyo akataha nk'umuntu utashiwe mu rugo yiriwe mu rugamba akigarukira gisivile rwose imyenda akajya kureba haba yitsinda ajya akayitabaho akimanukira rwose ubona ari umuntu uteye imbabazi. Yanyura no nko ku gitoki akaba yanagikindura akaza yagikubisa urutugu ukagira ngo n'umugabo uvuye guhahira urugo abyita kumanuka gipolisi cyangwa se yagera wenda nk'ahantu hari nk'imyumbati akabashingujemo nk'eshatu akayimanukana kuringara ryinshi cyane riteye n'imbabazi ari muri amurebo banga nuko tuvuze ko imanuka gipolisi nebuka hari umuntu twari gutera agastori igihe FDL irarudu runana ngiye bazaga hari za Kinigi ngo abapolisi barumvishe ngo baraje bahita funga ibikeka barigendera no kubesha ngo abasirikare nibo baje guhangana yereka abapolisi bari bamaze kunyanyagira. Oya iyo story uzaje yimbaza kuko ni mu bintu nakurikiranye cyane n'abaruhari ukuntu bimeze ntabwo ubundi kumanuka gipolisi ubundi reka nkubwire ubundi iyo byageze mu bintu by'intambara abapolisi ntibarwara abapolisi ntabwo barwara ubwo nyine barahunga ntabwo bahunga biterwa nuko umwanza angana nuko biba bimeze. Ubundi umupolisi akorera ahantu hari abaturage none abaturage bari kuba batahunze umupolisi agahunga ubwo we yaba ari iki impaka zite zinacikanye twikobereze rero ntabwo bahunze nibo bivuze reka manza mbisobanurira abantu ahubwo nyine abasirikare no baje kugira utegurana n'abasirikare bagenzi babo. Urumva iyo baza ari abapolisi polisi yari gukora akazi kayo ariko niba ari abasirikare hagombaga kujya abasirikare bagenzi babo zirarutana. Urumva abanganya amabuno ngo barogana twikobereze nibyo rero ndi kuvuga aba bagabo bahananga muri izi nkengero za Kirumba ngo bagira gutya bakikarakasa bakarwana bamara kurwana
M23 ikabirukankana ikabageza nk'iyo ruguru imyenda agahita akuramo agatereka iyo kereke pari akabika akaramuki ahantu abayicukura akabatabye aho ngaho yarangiza agahita ashaka nk'umushaba mwiza akawukindura akabawukubisa ibitugu akanyura n'aho abasirikare ba 23 bicaye ari kwahagira mbese ubwo yanyura hano hari amateke haba amateke y'amabungu akamanza yakuraga reba ikintu inagamo akagenda yatera utugu yabageraho akababwira amaringara menshi cyane ati bari hari haruguru ati bari banyishe kandi ubwo niwe bari banyishe n'Imana injijije ati bari abavuna muheto akabavuga nabi kandi ari utambutse yamara kwiciraho rero rwose akajya kwiryamira mu rugo agacunganwa nuko rwose bari buze kongera gusubira inyuma yabona basubira inyuma agasubira inyuma akajya gushikira yambunda akagaruka ntabwo warwara gutya guzatsinda urugamba bakongera kiyegeranya buriya ni kuri abigenda ariko biriya bibaho n'ubundi umuntu uri kurwana ahantu uzumva batangiye kurwana bene izo ndwana uzamenye ko n'ubundi rugamba rurimo kurangira bari kugenda barutsinda urugamba barurimo rugenda rurangira kuko babona ko mu by'ukuri baba baratsinzwe kuko ibaze umusirikare ageze igihe akumva ko yakuramo teni akabika imbunda agatera nk'iriya ukabona yinjiye mu giturage araryamye mu by'ukuri ubundi barakubwira ngo umusirikare uri muri kadanje cyangwa se uzi ko uwo bahanganye ari hafi yabo nta nubwo ashobora no kuryama mu nzu ngo asinzire kareka ibibaho ariko ibaze niba umuntu ashobora kuza azi ko uwo bahanganye ari aho ngaho akaryama agasinzira mu by'ukuri ntabwo twavuga yuko uru rugamba yazarurwana ngo arutsinde bitewe n'iki aba yamaze kugaragaza faiblesse ziwe imirwano yabo nayanda ko si bazashoboye bakamanika amaboko ubwo rero ejo sina amakosa abiri babatikagura ngo bumvishe ngo 23 yaje hari muri Kirumba nabo barisazasazwa bikorakoranyaho bareba udusasu kutugugu ngo bari basigaranye batangira ngo bagiye kurwana 23 yabirukankanye irabirukankana ubanze wa mbere rwose uwa mbere wafunze waruhutse ubanze yaruhukiye iyo ngiyo rwose muri za Butembo ariko ntekereza ko kugeraho banahita bamurya ari mubisi shaka yakate nk'ahantu runaka ntabwo yagerayo kuko ngo ejo rwose 23 hano muri bice yiriwe ibakoramo akazi gakomeye cyane fayita n'ikintu twamaze kumenya nuko abasirikare ngo buriya abantu bayoboye navuga uyu mujyi wa Butembo batangaje ko abasirikare bazajya batsindwa ku rugamba ntibakazajya baza hehe muri uyu mujyi wa Butembo ubona ko byanagize impact ku basirikare ba FRDC kuko niyo batsinzwe bashaka ahantu bajya bayobera bakajya kwisha iyo ngiyo kuko ngiyo bageze hano muri Butembo usanga n'ubundi bakora bya bikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwambuzi bigatuma rero uyu mujyi wa Butembo nawo ubamo insecurity cyangwa se umutekano muke bitewe na discipline bakuye he cyangwa bigatuma abana baroga so bakavuga ati rero nimba murwanye mujye muguma iyo ngiyo nimutsindwa mushake niyo mwerekera ntimukajye muza kugira ute kuduteza ibibazo dore ko banavuze yuko ngigiye baramuka baretse Ruberi gafatwa ntibazigere baza kuba muri Butembo ahubwo bazashore bikomereze bayivemo M23 zayifate batagize ute batarwanye bikakwereka rero ko FRDC mu by'ukuri yamaze guterwa ikizere n'abaturage nanone kagira igitutu ishyirwaho na M23 ibaze kugira ngo M23 gushyire igitutu none nabo bita kuri kurwanira bakagutera ikizere mu by'ukuri mu rwego ruri moralema FRDC usanga ko yamaze gucika intege bitewe n'iki abirwanira bamaze kwikuraho amaboko iyo bare M23 iri kubarwanya ikomeje kugenda ibashyiraho igitutu ugasanga mu by'ukuri rero FRDC muri ibi bice byose navuga ko iri kugenda igaragaza kuba yarwana ikomeje kugenda igira ute icika intege bitewe n'iki ibaze bararwana nta gace bigarurira abaturage akabyatese koko nimba muturwanira kuki duhunga aho tuvuye M23 ikahaguma kandi ndi byitwa ko muturwanirira ko ntaho mubohoza ngo none tugaruke tubone ko imbaraga zanyu ziri kugira ute ziri gukora ibintu rero bigatuma mu by'ukuri na FARDC kandi ku ruhande rwabo kabyumva niba ushobora kuba warwana umwaka ugashira imyaka 3 igashira nta gace n'akana kamwe urigarurira sinzi ngo umuturage wagushyigikira ashingiye kuki ariyo mpamvu ubona ko FARDC imeze nk'iyabuze epfo na ruguru no gukubita abaturage abaturage babonye batanga imirwano mo mpungireho murebe yo muhungira nimuhungira ubwo nawe uri Butembo ati murebe yo muhungira ntimugire ntimutuzeho ntabwo nigeze kukubwira story y'ukuntu nyatura hari abazirasheho aho bazirasari nijoro hari kuwa gatanu mu masaha y'ijoro saa sita z'ijoro babita badacoka bacaniraho urufara rw'amasasu noneho kubera mu rwanda asa nk'ahantu hitaruye umuhanda hari ruguru cyane
mbona abasirikare b'abazarendo bagera mu 8 banguyeho mu nzu noneho ngewe nari nasohotse ndi kureba abantu bari bari kurwanira mu centre ya Nyamitabo nongera inamanutse naraye aho bita Kanoro abantu bazi rwose hari barahazi ngo ngidiyo ejo ngiye kubona mbona ibigabo nka bingaye nk'umunani biri kusaburana bari guhunga ngiye kubona mbona bambaye amateni ariko nta mbunda bafite buriya izo teni ziba zababereye umuzigo ukomeye yatese bashaho none byari n'ibyana dusanzwe tuziranye hayatese bashaho murabona urugamba muzarutsinda kavuga buhoro ngo batabageze hafi ubu urabacumbikira naye ndawese mbacumbikire ngo yamwa ntago twakwizera ngo igihe waducumbikira ukabahamagara bikomereza umuhanda barizavugira bagiye kurara mu nsina nk'iyo hejuru ndagira bata aba rwose nimba ari bo gisegeti yizeye ko bazamufasha nta kintu kibarimo kuko urareba iyo urugamba rugeze Moshe tutabeshaje imbundi mubera umutwaro kundi cyo bashoye nukwirwa bakanga abaturage mu maringara menshi uziyuhe nawe ari kumanywa abagukanga kanga byate uri civilian ariko reka urugamba rukare hari agaterime ka gisirikare bakoresha chari India viki chari we muchari nutwo gusa nyine no barabazaredi cyabo rero nk'abaga bahuye nawe no ashaka nko kukwikoreza umuzigo we mukebana muzalendo ariko reka isasu ricanire warabareba gukumva rwose ugase ugatembaga apfa yambaye ya myenda y'ibiri ku buryo n'ibyanga icyo hejuru itakuramo bagendaga bambaye amakoboyi ubwo rero icyo nshatse kuvuga ubona ko rwose ibintu na hano muri Rubero ibintu bitari buze korera FRDC bitewe n'iki bitewe nuko urugamba mu by'ukuri muri logique yabo cyangwa se muri mentale yabo bamaze kwiyumvisha ko urugamba batinda kurutsinda kuko nayo baganirije mu by'ukuri ko tuganira benshi ba muri FRDC bakubwira mu by'ukuri iyo babona urwego rwa M23 ndetse na capacity ifite ko badafite ubushobozi bwo kuba barwana ni M23 ngo bagire ute ngo babe bayitsinda mu by'ukuri urumva ko rero urugamba narwo rukomeje kugenda bigacikano muri za Kirumba ubona ko mu by'ukuri M23 ntabwo ishaka kuba yakuri kosa niri na rimwe byo kuba mu by'ukuri yatakaza aho yafashe muri rusange hatari ubwo rero reka tugaruka ahangaha naho mu mujyi wa Goma ndi no kubinjiza no muri Sake ibintu byamaze gufata indi sura breaking news umugabo bita Peter Kirimwami Nkuba yisabiye kuva muri uyu mujyi ati ndashaka kuvamo ati rwose nje ndi kureba ibintu biri kubera mu nkengero zawo kumva nshaka kuvamo uyu mugabo bamwita Peter Kirimwami Nkuba akaba ari we gavana wa Kivu y'Amajyaruguru ariko se ugira ngo uyu Peter Kirimwami nibwo yifuje kuhava we noneho yisabiye kiwate wambabariye mwambabari ntabwo ari ubwa mbere oya none ngari kwinginga nubundi yendaga no gutanga rusa nawuve have hariya biranga oya uwo bakozeho wese atereka reka nanjye si igitangaje ngo yahamagaho bita ntuza Christian Chiwe shonge atese ko ndi kumva mwantura ahangaha mukanjyana handi atese uragira ngo twagukure twashyirete ati karo wahasabye bura Peter Kirimwami Nkuba buriya hari ahantu niwe wahasabye hari igihe bajya ngo banamushinja ko ashobora ko yaragambaniye Constantima kugira ngo ari ahava ari uhaza uyu mugabo rero nyuma y'uko ngasabye ubusabe rwose bukaba bwateshejwe agaciro bamubwira tugomba kuhaba kubwiza n'ububi wabyanga wabyemera ugomba kuhaba ariko njye amakuru nikuriye ndani nuko uyu mugabo rwose gashobora kuva ahangaha babyanga babyemera ngarabona adashaka kuzafatwa amatekwa urumva kuko ari kureba yareba uburyo M23 ibintu amaze kubishyira ku yindi level yareba uburyo abasirikare be bamwe bari gukurwa hari abajyana za shanjo nkuko twabebwiwe yareba uburyo M23 iri kugenda ikubita FRDC hirya no hino ikavuga ati se igihe M23 kuko buri fight nimba M23 ibintu mbivuze turi tariki 19 M23 ntabwo izatakaguma ari kumanywa ikintu ntimuzakitike oya kumanywa biba bibi kuko ni urugamba rwivangamo n'indege kandi buri ndege mu by'ukuri uko byakose nubwo wahangana nazo ibindi biba ari ibindi ariko bajya ari nijoro barabaga bakibuka bari kurwana hara mu mujyi ndani ndege ntacyo za mu makuru mfite uyu mujyi hari igihe tuzajya kuryama tukabyuka turi kumva turagize ute yawusesekayemo
ntabwo itariki nyizi, itariki ntabwo nyizi ese ko bari guhunga, ariko amakuru mfite Fighter nikuriye ndani, ndetse niyo umugabo bita Peter Kirimwami Nkuba amakuru azi nawe ngazi neza yuko ukwezi kwa 12 kudashobora kurangira ayo 23 itigaruriye uyu mujyi. rwose nta kintu nabivuga ibyo kwanga kuriya kwezi, gusa bameze rwose nkaho biri hafi, ariko ntabwo namenya ngo ni muri kuriya kwezi pe. Amakuru ndi kukubwira nikuriye ndani, bari kumbya ngo ntabwo turamenya itariki, ariko icyo mbabye ntabwo bizaba ari kumanywa, azaba ari nijoro. Peter Kirimwami nubwo uri kuryama amakuru namenye ngo nta hanajya arara kabiri kareka na wa mugabo burana wa musaza witwa ntuza wa wundi witwa ngo ni Omega, General Omega nebura bahani goma, ariko urebye ahantu harara utekereza ko yanagiye no kurara kwa wa mugabo witwa Ruhinda abunza agasambi. ni ahantu arara ahantu henshi kugira ngo umenye ngo yaraya ni ikibazo. ameze nka wa mugabo wihinduraga akabiye wa wundi bita ngo Osama bin Laden. Ni ndaraho bwije ewana ni ewana abo bita ndaraho bwije ni sinzi umunsi. Ubwo rero mu by'ukuri Fighter bakakubwira ko muri Igoma mu bayobozi bakomeye twavuga ko bakirimo ni maire de la ville ndetse n'umugabo bita Peter Kirimwami Nkuba. Abadepite bo ntabwo kibarizwamo, baranyanyagiye n'imiryango yabo. Abasirikare bakomeye muri abagore babo bafite abagore babo muri babakuyemo baragiye. Iki kikaza cyongeraho kuba abari basanzwe muri uyu mujyi bo bita abarideri cyangwa se abavuga rikijyana muri uyu mujyi, nabona ko bagiye bakuramwa akabo karenge. Ubona ko navuga ko abayobozi basa nk'abari ku gasongero ko bayoboye Kivu Amajyaruguru aribo bakirimo, ariko nabo bakabayemo mu buryo bwo kubahata. Ntabwo babayemo ngo babigize ute babishaka, kuko ngo amakuru naje kumenya nuko uyu Peter Kirimwami Nkuba ngo yashakaga kuba yayobora iyi Kivu Amajyaruguru, ngo ariko akayobora ari hehe, ari Bukavu. Ashaka kuyobora ari Bukavu. Akora mu byati rwose uvuga uvuye aho ibyo bintu nta naho byabaye. Umusirikare wenda ari umusivile twabyumva, ariko nk'umuntu w'umusirikare kuvuga ngo rero ngo uragenda rwose ujye kuyobora ahantu udahari utazi biri kwabera ntabwo bishoboka. Ubona ko rero sinzi ngo niki kirakurikiraho nyuma y'uko ubusabe bwe bwanzwe, ariko ikintu kirakwereka ko uyu mujyi wa Goma byamaze kuba byahindura isura muri rusange. Ni nyuma y'uko ku kibuga cy'indege naho hamaze kugira abasirikare benshi bari kugenda bahagera rwose bo kurinda iki kibuga mu rwego rukomeye cyane, dore ko bakubwira ko 23 niramuka iturutse no mu kibaya cya Nyiragongo. Iki kibuga cy'indege gisa nk'ikiri ku ruhande, ntabwo kiri muri Goma hagati. Kuba kiri ku ruhande rero bakakubwira ngo 23 guturuka no mu kibaya cya Nyiragongo ikamanuka hano za Munigi, izahita imanuka hano za Majengo aho ikibuga cy'indege kiri. Mu by'ukuri bakakubwira ati ngo no kuba iki kibuga cy'indege cyagoma kiri ku ruhande ni imbogamizi kuri FARDC, kuko 23 ko yagifashe bivuze ngo guhita ufata Goma muri rusange, kandi mu by'ukuri kiri ku ruhande. Abantu bazi iki kibuga kiri ku ruhande bakavuga ati rero no kuba Goma icyafatwa nyamara M23 turutse hano ku ruhande hejuru mu kiwa cya Nyiragongo bizagira impact kuri FARDC, kuko nikiramuka cyafashwe FARDC nta kundi kurwana usibye kuva muri Goma. Bakavuga ati rero ibyo mwakora byose munashyira ubudahangarwa kuri iki kibuga, munakirinde cyane kugira ngo M23 bwiza imanutse itazabasha kuba yagifata muri rusange. Urumva ko muri Goma ntago byoroshye. Ya breaking news yawe na gato, ya breaking news yawe imeze bite? Urayikeneye? Hey, breaking utaza no kwiyibagirwa. Ntago nayibagirwa rwose minotera cyane. Reka rero mbageze ahangaha muri sake bya ku munsi w'ejo byari byamaze kuba byafata indi sura, byari byamaze kuba byakaze. Sake ejo ngo barwanye, sake ivumbi ryatumutse, nimba byanga ivumbi ryatumutse. Wenda mbere yuko ubyinjiramo hari hashize iminsi, usibye ku munsi w'ejo baharwaniye n'ejo bundi ntabwo ubundi muri Sake bari bamaze igihe batarwana. Hari hamaze rwose bari bamaze iminsi hari akantu k'agahenge ku buryo abasirikare bari bariraye bamwe ari kubohereza hano muri za teritwari ya Warikare, niyo bari kubohereza. Ubona ko nyine habayeho kwirara, nyine babona ko urugamba rusa naho rwarangiye hari abatazarwana. Nyuma rero yuko M23 itangiye kubotsa igitutu cyitwa
nyuma y'uko nyine itangiye kubosa igitutu kubashyiraho igitutu. Amakuru mfite nuko hari abasirikare batangiye kugenda bakura hirya no hino, nabo bageze igihe cyo gupfundikanya. Abasirikare bababanye bake FARDC bari kujya kuvana bamwe ngo iyo za Beni bakabazana, n'ubundi bari barabajyanye babavanye hano i Goma, bari kubavana iyo za Beni ngo bakabazana bagahita berekeza hehe, hari kuri affrontement hariya Isake. Urumva ko mu by'ukuri ibintu ntabwo byoroshye. Uru rugamba tubanza twinjize sasa muri urugamba rwabaye ku munsi w'ejo hano za Sake, byari bimeze bite? Yes, n'urugamba rwabaye rutunguranye fighter nkuko byari byitezwe hariya, bitewe nuko ku mpande zombi wabonaga ko biteguye, ariko mu buryo ngo uru rugamba rwabaye FARDC itunguye, yashatse gutungura M23, reka mbivuge gutya, nubwo FARDC ari isa nkaho yatunguwe, kuko ngo bari bicaye rwose arazabambiro bari muri bitwatuntu njya mbona gucapa hasi ngo aba miliseneri bajya bagenda bari kubigisha arya ngo nuduki sandi map bicaye ara cyangwa se sandi modo sandi modo bari bicaye ara rwose bari kugenda tubacapira babyati dore ukuntu bimeze, murabona ko M23 amaze kudusatira, dore ukuntu tugomba kwisubiza inyuma, bagenda bakubita iki buri kimwe cyose. Ngo masaha y'isa 6 z'amanywa ngo kuri ku munsi w'ejo zari tariki 18 niho bumvishe itegeko riturutse bukuri babyiye ngo ibintu murimo mwibwira ntabwo ari byo, mwatake M23 aya masaha, kuko amakuru dufite nuko bakomeje kugenda basatira iyi centre ya Sake, kandi kwisatira birashyira abambiro mu kaga, ndetse n'uyu mujyi wa Sake ni centre ya Sake birayikurizamo gufatwa, ntabwo mabira bigize ute birabisa nkaho igiye mu kaga. Ako kanya bakima ibyo bari barimo byose, abari batararya ko bari mu masaha 6, abari batarajya gukora ibyo bakora, bose bahise abo bapanze bose bahise bafatira intwaro zabo bakumanukira mu centre ya Sake. Kukumanukira mu centre ya Sake M23 kubera nayo yari isa nkaho yiteguye, bitewe nuko gusatira uyu mujyi, iyi centre ya Sake bagiraga ngo bakomeze kugenda baprovoka FARDC ndetse n'abambari bayo, ariko fighter ngo abantu bari biganje muri imirwano nabo bita Anaconda ndetse na FDLR Crap. Anaconda nibo bari kwa urugamba rw'amanywa urw'amanywa niyo igomba kurwa. Yego, haramutse habaye nk'urwo muri urukerera Hibo nizo zajya, ariko nazo zikarwana ziri gucunganwa n'amasaha, nazo n'amasaha ariko noneho yo wakereho ngo kaba kabaye rwose no gufunyamo. Ariko ubu rero ubu na Mahibo na ni Anaconda. So M23 fighter ikintu cyaje kubaho ngo babashije kuba barwana n'abasirikare ba FARDC barwanya hafi amasaha agera muri 2, ariko ngo ikintu cyaje gutuma M23 isubira inyuma makuru naje kugwaho, hari imodoka zaturutse za Kirorwa ndetse n'amamoto bari muno hagati n'uyu muhanda, nyamara bamwe bari hakurya y'umuhanda abandi bari hakuno. M23 ngiza kumenya yuko hari abagenzi baturutse za Kirorerwa na za Gicanga bari muri uyu muhanda babuze uko batambuka bitewe n'ubwinshi bw'iki bw'amasasu. M23 ibona ko nikomeza kurasa kuri FARDC, abaturage ngira bonye hafire n'abaturage benshi guhabwa abaturage bagera mu 8, abaturage 8 benshi. Ibintu ngo M23 kimenya ya makuru yahise ifunga sefu byihuse, isubira inyuma kugira ngo irebe ko FARDC no yagira ute yafunga sefu, none abaturage baryamye hasi bakabura ko bagira ute bava hagati y'urufaya rw'amasasu. M23 akano yatekereje niko tuyifite ubujyange bwinshi cyane hano muri rucuri kwiri kuzengurutse ikintu cyitwa amadrone, kwiri kubara imari kugira ngo uzamenye hano, mbese kugira ngo umwanzi azapfupfunuka ave mu byo, kugira ngo uzayicike biragoye. Kumwe kwa kundi bava ngo bari guhigisha abakomanda ba M23 za drone, buno niri kubahiga nawe nukwiri kubahigisha drone. Uburo fighter ukuntu byaje kugenda, M23 kimara kumenya ko abaturage barahanga mu muhanda ndetse benshi cyane, bahise bafunga safe kugira ngo barebe uburyo FARDC nayo yakoroshya ibintu kugira ngo abaturage bamanze bagira ute bamanze bavamo. Bakimara M23 ikintu yakoze yahise isubira inyuma ikilometero kimwe kugira ngo none FARDC barebe ko yabakurikira nibura bakajya kurwanira hehe, bakajya kurwanira hirya za Kimoka, ariko abaturage bakabona iki, bakabona inzira gusohoka ngaha bakagira ute bakinjira mu mujyi wa Goma.
ibiro niko byagenze nkuko kuko M23 yabikoze niko byagenze abaturage bahise bagira ute urufa rw'amasasu rwahise rucwekera bahita batambuka noneho cya kintu kizica umuntu kaka baravuga ngo karapfa kabungira karakica karapfa rwose kabungira karakica karapfa karabungira karakica ntago batekereje ngo ese ko M23 yasubiye inyuma twamenya ngo niki cyatumye isubira iki inyuma ntabwo bajya bimenya bashaka kugira ba breaking ko bafasha gace nangwa bakoza akantu babasanzeyo baba bakeneye ku breaking kuko bari kuvuga ati nimba M23 yamaze kugera muri iyo nkengero sace neza ari metero magana ngahe nibumva ngo basubiye inyuma ibirometero 2 cyangwa 3 bavuga uko biri kose abasirikare bagiye bakoze iki bakoze akantu ariko birengagiza ko kuba M23 yasubiye inyuma ari abaturage yagiye kugira ngo bataza gushirira ahangaha bitewe n'urufa rw'amasasu uri kugenda rubaca hejuru amwe akanagenda amakompora abagwaho ngo bakurikiye bageze imbere ibintu M23 yabakoreye yaje rwose kuba ibarasa ku rwego rwo hejuru dore ko abinjiye mu icyo twita umusiri so kubarasa rwose ngo ku munsi w'ejo yarashimwe abatari bake rwose izana konda ndetse n'izi crap abazarendo harani nyegenge abazarendo rwose bazige bajya ku rugamba baretse akabyati rwose bura kugira ngo systeme ngo tuzikore neza ati mujye tugomba gucariya ngo natwe ngo nk'abantu bahaze nk'ubujyanja bwinshi ngo reka ducangaha ngo bazarendo bagakora nk'akagurupe k'abantu 50 ngo mukagira ngo bagiye kugira ute bagiye gukora bagiye kudoginga ubundi babyita kudoginga nango bagasigara bicariye ahantu sha akora barenga bagasigara bicariye ahantu bari kuryongora bakareba ubundi filime ukuntu iri kubera aho ngaho ubundi babona barakubise barirukanse bakirukankana nabo none siko bigenda so urumva ko hano muri sake naho ibintu ngo byamaze kuba bifata indi ntera ariko mu byukuri FRDC hariya ngo bari gukubitwa ku rwego rukomeye cyane kuko ngo fighter urebye muri iyi minsi 3 FRDC iri kugaba ibitero kuri M23 hariya ngo bamaze guhatakariza abasirikare mu byukuri batari bakeya ubona ko rero mu byukuri ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange sinzi ngo niki FRDC barakora kugira ngo M23 bayisimbura ahangaha mu byukuri ubona ko ari agaterera nzamba kanyina nzamba rwose ubona nuko ibintu bikomeje kuba byafata indi sura reka dutegereze turebe dore kwenda niri jora n'igihe twakuva nka muhibo nayo yongeye kwinaga muri iyi sake ikaba yakongera kuba yatikagurana ni M23 naho tukaza kuba twamenya amakuru buke dore ko mubona ko hakiri kare cyane tutabasha kuba twamenya ibyabaye mu ijoro hagati dore ko biba bitiyoroheje naka nagatoya masisi rero ngo azarendo na FRDC nabo rurambikanye bari kureba nayo ni mbiri hasi hejuru ni nyuma yuko rwose ngo FRDC hariya ntago igikorana na wazarendo ngo bavuga ngo barajya muri defense imwe ubundi se bigeze bajya muri defense imwe kiretse kiragiye babaga babakubise bari mu rugamba byakaze bagatahira hamwe nabwo mwari kuvuga ati ntasiga undi mu byukuri mwanza akatubaramo ibice akaducagagura akareka ntabwo bigeze babana hariya rero ngo ukuntu babikoze hano muri Masisi mu bice bayoboye bari bose bagira za NOZ ziwe ugasanga bazarendo bafite agasozi kabo FRDC ifite agasozi kabo uzi ko bana babwiraga ngo nibabahe ibyo kurya bazarendo bati muduhe ibyo kurya natwe tujye kurya muri defense yacu dore nta kintu kiyirimo abandi bati muvuge muvuye hati niki byose urabyibagiwe ubwo rero ngo ikintu cyatumye izi wazarendo basubiranamo izi wazarendo zabashije kuba zaza mu bice ngo FRDC irimo babasha kuba bafata abagabo rwose babatera inago bari kubaza ibijyanye n'ibitansi n'imisoro FRDC ngira birebona ari ibintu by'agasuzuguro vuga ati rwose ahantu mwabaye mwarahishe niba ahantu turi ibintu tudashobora kuba twabikora sinzi yuko kuko abantu bazi zagahanga ahantu muzi busakirwa ibamo FRDC ariko za Hembe ndetse na za Miyanja hakabamo izi wazarendo ibirongo iki bintu wazarendo ari gukora bari kujya baza mu bice FRDC irimo bakakorera ibikorwa by'urugomo bikitirwa FRDC kubera ari igize ute ihayoboye ndetse ngo n'ibirego byasohoka bakariga FRDC bavuga ati ahantu muri kuki turi kumva ikintu cy'umutekano muke nabakavuga ati nyaboneka ntago ari twebwe nabazarendo baza kugira ute kuba babikora aho rero ngo FRDC bahawe itegeko yuko aho bayobe abazarendo ntibakaje bahakandagira ngo babe bahakorera ibikorwa by'urugomo bikaba byarangiye rero ngo izi wazarendo zije rwose arazabusakirwa ni mu gasantre kahangaha
mu by'ukuri babasha kuba bakora ibi bikorwa by'urugomo, babashije kuba bababuza wazaniro zirababya ati muvuge muvuye aho, babasha kuba barasana FRDC arashimo bazarendo bagera muri barindwi. Mubona ko rwari urugamba rwose mu by'ukuri ngo baba byati rwose igihe bazajya bazana ibintu by'ubugoryi bahohotera abaturage ndetse n'ibintu byo kuba ari indiscipline, ati mujye mubarasa kuko nta uzigera ababaza raporo bitewe nuko ibyo bakora rwose tumaze kubirambirwa, kandi n'abaturage bamaze kugira ute, bamaze kuba zinukwa, dore ko abaturage bari kujya bava mu bice izi wazanendo zirimo bakajya mu bice FRDC irimo, bavuga ati FRDC nibura amaburaburizo nubwo batugira n'abatari ko burya leta bari leta si nk'abazarendo mu by'ukuri. Ubona ko rero ngo ku munsi w'ejo naho hano isasu ryari ririmo rivuza ubuhuha hagati ya FRDC ndetse n'izibazarendo, tukibaza tese ko bari kurasana ku rwego nkuru nguru igihe M23 izaba yabagwa gitumo bizaba bite, ese koko baziyunga cyangwa se naho bazakomeza kuba bacikamwe ibice muri rusange. Ubona ko rero anga muri Masisi naho ntabwo izibazarendo zorohewe n'akana gatoya, ariko nanone tukavuga ko ari ba nyirabayazana bitewe n'ibikorwa byabo by'urugomo. Ni abantu badahinga, ni abantu badacuruza, ni abantu badahembwa. Ibaze kugira ngo umuntu abadahembwa, abadahinga, adacuruza, mu by'ukuri nta kintu akora cyamuteza imbere, azi kazatungwa no kwambura abagenzi be ndetse no kubiba. Ukabona ko rero imibero yize wazarendo sinzi ko izabasha kuba yabahira muri rusange. FRDC reka babyati nimba rwose ibi bibananiye mugende mwipanga uturimo tw'amaboko n'ibyo kubangamira abaturage muvuga ngo nibazabatunga, ntago ari wabinjije mu gisirikare, ahubwo nimwe mwakinjije mu mugira ngo mugire ute ubusambo bwanyu mu bwimakaze mu bihereza intebe. Ati rero twebwe ntago tuzigera tubishyigikira na gatoya. Ibi rero ngo bikaba byatumye wazarendo ndetse na FRDC hariya badacana uwaka muri rusange. Reka tugushimire cyane rero wowe wabanye natwe muri iki gitondo cyangwa se muri urukerera. Tuze gusubira muri update time yari fighter na Captain Sinamakosa sansa.